umugabo no kujya mbyuka nisanga wagira ngo sinashatse. Saba yabyogeje byibuze. Kirimo gishyushye. Amaranyica ntacyo musigiyemo usakurwe ibibazo kabisa. Kai. Teremusiri. Sumubaza teremusi wa mugore we iri ku meza. Nayi kubaza ntago rero tubana muri iyi nzu. Ushinzwe ibyombo koko. Ubwo se ngushingishije ibyongora. Ufashe teremusi kuyahisanzwe. Reba nk'ukuntu wazi si. Sindaguma akazi sindaguma. Ibintu byose mpaka. Njyewe wagira ngo mba hano njyenyine cyangwa wowe ugize ikintu ufasha wawe. Kai we! Kai wo kaya we wo kayi busa. Ariko teremusi yose yuzura y'inkwera irangiza. Kai wo kaya we ntabwo unyumva. Iki kigabo rero gikwiriye n'inkoni. Teremusi nze nikumena akoge. Kai wo kaya ariko ma. Reka nkubaza. Ubundi kuva nge nawe twabana. Ni ikihe kintu kizima wari wangiza? Mbabarira ikimbwira. Usibye kurya imitsi yanjye ukaya. Igikoma cyose urakinywera kirangije unsigiyemo buriya bucanshwe nduzwa ari bucanshwe. Sibyo? Reba ikintu ubunywera ukuntu kingana. Mbabarira umbwiza ukuri. Uretse kuvuga ngo washatse nabi, ngo nirirwa mvuga, ngo nirirwa meze gute. Ibyo mbavuga ntago ari ukuri. Ntago ari ukuri. Akazi kawe nako kunywa igikoma kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Hoshye wabyara. Wari umugore. Uzi ko kunywa igikoma kundusha. Shira hano mubwize ukuri. Maze igihe narihanganye nararambiwe. Umutima wanjye warabyimbye. Kurya ni ugutema. Urarya ukuzuza. Isahani narifite hano ntoya zose warazibitse. Ngo urashaka amasahani manini. Ndatuza. Urya uko ushaka. Kunywa igikoma teremusi yo tuyitetse. Nta wundi muntu ushaka kuyinywaho usibye wowe. Njyewe waravutse ngo nkurere, nkuvunikire, nkubere umugore, nkubere byose. Ngende Jesus. Yego. Siko njya nirwa numva usengara, ngo Jesus ngo ni byose kuri wowe. Aho bigeze sasa rero, ajya koherereza n'igikoma. Kuko njyewe ndarambiwe inywa ryawe ry'igikoma ndakurambiwe. Okay, wasoje kuvuga? Soza sibiki. Ubundi reka nkubaze. Ndi umugabo muri uru rugo cyangwa ndi nk'umuyaya uri kuzugira ibigambo? Ntago nzi umuntu waya mu rugo ukuntu bamwita, kuko niko kazi kawe. Ni icyo ukora muri uru rugo cyatuma ngufata nk'umugabo. Okay, ubwo tuvuge ko ushatse kuvuga ko iki gikoma
aricyo giteje induru mu rugo. Reka tureke ibintu by'igikoma. Ibibazo byawe ni byinshi. Uriya mukozi ejo bundi twamugezemo amezi 3. Siko byagenze? Ntiwamubwiraga ngo tugufata ngo nk'umwana, ngo niba ubona ngo twatenze kukwishyira ngo nukabigira ibintu birebire. Yaje aje guhamba imbwa muri uru rugo. Yigo. None ikintu kinangaza ni kimwe. Nibyo bintu byose umubwire. Iyo ibyo bikoma yabihishije ntago wowe uvuga ngo byibura uriya yagitetse reka muhe igikombe kimwe. Uranywa ukuzuza inda. Waruhanye ukajya kuryama. Sibyo? Ase madame reka nkubaze. Uziko bino bintu uvuga ari njye ubihaha muri no rugo. Uziko uwo mukoretse. Uziko uwo mukozi uvuga ari njye umwishyura ari nanjye wamuzanye. Tirusi. Ahubwo hari ikindi kintu ushaka wenda hari undi muntu wenda wakuntumye sinzi niba ikibazo ari igikoma sinzi nubu sindamenye impamvu uri kuvuga amagambo ye. Umva rero nkubwire ikintu. Bite? Reka nkubwire reka dukore swap ku nshingano. Sibyo? Okay. Njyewe tubihindure. Wumva ko inzu uri kuyikodesha. Ujye unyishyura nka nyirindi. Ahubwo icyo hanyuma ufata inshingano zose nkorana nazo zuzuzeho zo kukwihanganira n'ibindi byinshi. Cyakora ikintu nakubwira cyo ntago ndarira mu rugo. Njye ntago nshobora gukomeza kwihanganira umugabo mw'ibikoma kuri. Ikintu mubwiye itagure vumvire mu rugo. Ntago ugiye guma hano. Ariko inzu ndakurambiwe byumve mvira hano. Ase wajwemo n'abazimu ni kibazo gifite. Abagabo barago. Vayo. None si ibyo bikapu se madame. Madame. Babari ruzokere mu rugo. Ngiye nta kintu cy'urugana. Ngiye baba we babara nta kintu mvugana nawe. Hari ikindi kintu wazanye muri uru rugo. Umva mvira mu rugo. Hari ikindi kintu wazanye mu rugo rwanjye. Si icyo gikapu ubu koko ntabwo wakoroha kwiteza abaturanyi noneho. Ite woroha abaye baturanyi. Ngereka mbaze nkubaze mu bibazo mfite muri uru rugo umuturanyi mfasha miki. Afasha miki? Wakoroshye. Amfasha miki ko aricyo nkubaza. Ikintu kimwe nshaka kukwibariza. Ni waje utwaye imyenda yawe mu gafuka kamwe bahahira. Sijya ngombwa gufata ibikapu kabisora mu nzu. Uretse mwibutse ibyawe ko warabyibagiwe. Ntabwo waje hano ufite imyenda muri ka gafuka bahahiramo. Kagura 200. Sinakugura igikapu, sinakuguriye amashati. Iyo shati wambaye ntabwo ari njye wayikuguriye. Si njye wayikuguriye. Tukivuga ku mashati nta nubwo wafata ngo utere n'ipasi ishati umugabo agiye kwambara agiye gushaka ihaho ry'umunsi. Reba ishati ukuntu imeze. Umugabo ukunda igikoma nkawe buri akwiriye gutererwa ipasi. Ahubwo jya ukinywa kigushyuhiremo ibyo yabize ishati yirambura. Siko bimeze. Ubonye ko ari umuti. Ni wo muti. Mugore muzima, umugabo muzima nk'igikoma nk'uwabyaye. Igikoma nacyo kibazo ntabwo wumva. Nta nubwo wakiyaka. Hari ikintu nibaza kimwe. Wowe nituramuka tubyaye. Nakwiye turamuka tubyaranye icyo gihe kuko ntabwo wakonya kunyinjira mu rugo ngiye. Kereka nawe barakubonye. Simata none n'ibiki byaguteye. By'ibiki? Urukona ari ibiki? Ntabwo mumenyereye muri ubu. Reka nkubaze. Ndi nka mushiki wawe wishyire mu mwanya wa mushiki wawe. Nkaba mfite umugabo umeze nkawe. Wowe wabutewe ishema nabyo. Mbabara gutekerezo. Uba mu nzu yanjye. Urambara imyenda nakuguriye. Uranywa igikoma yego rimwe na rimwe ujya ngo babyita gutera nako reka nkubaye. Ugahaha. Sinzi uba wakugiriye inama. Abagabo namwe mugira harya ngo ntuze. Mada nukuri warengereye pe. Wanyubahutse ku rwego sinzi uko nabikubwira. Ahubwo nari nararengereye njya kukubaho udakwiriye kubaho. Kuba mu nzu yawe byabanje kuba ikibazo. Uyu munsi ikibazo kiba igikoma. Igikoma banahashye nta kintu wabuze muri nonzo. Ntabwo numva impamvu meze gutyo. Uba wahashye. Hasi tubwizanyije kuri ko nta nundi muntu hano uri kumva wa mukozi nta kigenda cyatakumva. Kabone nubwo yakumva. Urukumva kabone nubwo yakumva. Kuko ibyinshi biraba kabibona nubwo atavuga. Babarumbiza ukuri. Uretse mu minsi yashize sinzi aho wagiye niba warayibye niba warayakorera ntago mbizi. Uzana 200. Sibyo tumaze igihe turi kurya. Ntago wari umaze ameza nudahaha. None ifu y'igikoma twakanyweye icyumweru cyose wowe uyinywa mu minsi 2. Iyo ndawe se niyo guhahirwa, niyo guhingirwa, niyo kugirirwa gute. Cyane yo kuvomerera. Okay, reka ibintu tuze kubivugana ariko taruvango ufashika kubisohora. Urame kubaho. Nakubwiye ngo ntushaka kujya kunyinjira mu rugo. Umvire mu rugo. Kandi reka nkubwize ukuri. Uraramuka wongeye kunkoraho ngiye kamagarare neza. Uraramuka wongeye kunkoraho ngo ashaka kwinjira. Ndahamagara polisi. Wibeshye.
polisi nabone izemo none okay reka twumvikane sibyo ibintu tubiganireho urabizi ko ngukunda sibyo urabizi pe igifu kirabisya uzi intambara narwanye kugira ngo nge nawe tubane iyo yireka wajya kurwana yiki ijihadi warwana ariko kubera ko nagukundaga n'ubundi ngukunda ibyo simbigenderaho ariko uri kurengera pe reka ibintu tubiganireho tubiturishe niba ikibazo ari igikoma twari ukuntu bigenda ariko bavuye ku gikoma sinzi nyine ukuntu nabikubwiye wewe wava ku gikoma uvuye ku gikoma se ubwo habasigaye kuva ku buzima ikintu ngusaba reka basi ninjire mu nzu winjira mu nzu yande ujyahe wowe aho gusohoka ugende uve hano wagize imana ahubwo n'iminota arangona akabaye nyivugana nawe mvira hano cyangwa mpamagare polisi oya ibintu bya polisi nabwo ndi kubona ahubwo wanteje n'abantu bigeze ku rundi rwego sikomeza neza abantu bagira ngo ntabwo ndi umugabo mu rugo ahubwo ntugende ujyane n'iyo nkoko yawe nayo ijya igabanya urusaku hano si cyo kintu gikomeye cyane ufite muri uru rugo igikapu n'inkoko ntabwo nzi ko nabikubwira reka ndebe ko mvira mu rugo urahamagara ikizi ibyo uhamagara byose uragenda nta gahunda mfite ngo byibura uri no kuyica ntunyinjirira mu rugo bibaho basi wakoroshye norohe mu biki wakoroshye norohe ngo bigende gute norohe umuropeshe norohe umbuze ntabwo watuza iyi natuje ba aha wageze ngo urugo ruracyari rwa rugo usanzwe muzi iyi nkoko nayo yijyane ngewe narayirambiwe urakarira abantu urakarira n'inkoko aha yayitwitse yandengeje igipangu ubu ngubu ndi hanze ari kunterera urukweto ishati ikazana n'umupira byakomeye sinzi bagukabye ndabiguterera se urabigira sinzi ibintu byamufashe ngo igikoma ngo nanyweye igikoma nzize kunywa igikoma mu rugo rwanjye ifumba nahashye isukari ngura Nese koko ni igikoma ko numva muri kuvugira hejuru mwari ikindi kintu ahubwo wafasha ni uri kumwe na murumuna wawe mukazamo ako bro none narakubwiye uwo mugore nta akabo ngwino wumvira oya yewe ibyo mwibitindaho ahubwo muze mubanguke kuko nari narabimubwiye bro yigize uwadanje reka tuze nta kibazo nari ndi kumwe na Kabuda nari narabimubwiye mureke uwo mugore ntashobora mwihute ari gutinda hano mujyane mu kanya baze bakwandurire bakuvana sawa ni mubanguke turebe ko murebe iki mufite n'umwanya wo kureba mwebwe mufite n'ubushobozi bwo kureba ese ubwo kuko ntago watuze ibintu nuze mu biki ko nibyo nakubajije urambira mu rugo wowe tugenda ahubwo simbamubwira ariko kankozi n'ubu nabonaga ibintu biko bizabaho umva ngewe ubushize bashwana ngo kaye muciye inyuma uri kumva ako umubona uturamugora induru sizavutse ariko barakana maze kubona bro narabimubwiye uriya mugore ashaka ukuntu ateye akunda ibintu kuko kiragiye babana n'akaye ntago ari amafaranga yari afite none ubu bimaze kusa nkaho bigabanutse iyo mbivuze muravuga ngo nuko ngo ariko ngo Kabuto nteye ngo nuvugira hejuru tujye mpurura ngiye kwirebera inkuru z'igikoma ese kuko mu rugo uzahinduka bigenze gute bazi igikoma tugiye kuzana musaza wacu bazamwe hanyuma ndabwira James ngo murumuna wanjye nguyu umusaza wanjye nguyu bose bamwice kama mwice ako kama umubona wose ubwaho ngo wibona okay fine tugende gusumba barire uce bugufi tujye kureba ngo basi kanegura umugabo kumeza tugende ngenda ameze gutya ntabwo ukara kanjya kureba inkuru z'igikoma se ntabwo ufite ahantu ujya umwanya umaze hano naguze ko wambwiye numvise urashaka
umudugudu wose babone n'ibikapu nguyu n'ibikapu birizo. Ibikapu bingahe? Ufite igikapu kimwe mugabo. Ndakuvira mu rugo n'ibyo. Ufite igikapu kimwe. Wikwipanga akazi ko kumva ko ufite ibikapu bivuye he? Waguze iki? Ni igikapu kimwe gishyira ku mugongo ugenda ugabanya ubusonga rero. Iyo fuso sije kukwimurira. Igeze ko narambiwe cyangwa kujya kwiryamira. No kurya basi ngo basi watuje basi tukane. Injira. Wow. Baraguruye ariko. Iyi niyo fuso ije. Kujyane. Wiriwe. Ka bimeze bite? Ni safi. Bro. Ufite ibikapu. Rero. Ibikapu se sha mubonanye binga. Habaye iki? Musaza wanyu amaze kugera aha ngaha. Dore bamenesheje. Ko numvise ikibazo ngo cy'igikoma se. Byagenze bite? Wanone guhaye igikoma? Igikoma no gusohora igikapu bihuye. Kirimo aha se? Mu mubaze to. Indi bambaze igikoma kirimo hano. Abona kimwe gifitemo hano. N'imyenda reba. Katana no igikoma. Umva rero mbaze mbabwire nta n'impamvu yo kwirirwa tuvuga amagambo menshi. Umusaza wanyu afite ibibazo byinshi cyane. Simbizi niba mwari musanzwe mubizi ko akunda ibikoma nk'abagore babyaye. Wenda icyo si n'ikibazo narabyihanganiye. Umuntu dutetse igikoma teremusi yuzuye. Twakayinyweye imisi cyangwa se umutsi wose mu minota 3. Abayimaze uko mumureba kunareba. Ashoboye kugihaha se? Agihaha. Uzigiherukira guhaha wowe uri muri vugisha. Icyo mbaza kunywa igikoma teremusi kwimara no gusohora igikapu bihurira. Umva rero nkubwire. Afite iminota 5 yiharaje aho mu buriri ibyo mbabwira murayizi. Iminota 5 yo none. Reka nkuvuge. Ikibazo cy'igikoma. Buretse mbaze nkubwire. Iyo minota 5 yo yuzuye abameze nk'uwenda gupfa kandi sinshaka kuzakaraba amaraso yawe maso. Bro, ikizira ngibyo. Hakurikiye ibyo bibazo by'igikoma. Kurya wagiye bari gutema. Ariko arya bihaha nta kibazo. Arabihaha ubuhari wowe. None arya ibyo atahashye. Niba birya n'icyo gikoma kinywa ntaba yagihashye. Mubaze ko haho. Ikibazo nacyumvise. Ntabwo ikibazo ari igikoma. Umva ikibazo ari igikoma. Yatwamubwiye ngo ntashakane nawe. Ukatunanira. Mwamubwiye ngo nashakane nawe. Barakwinginze. Niwe wifuzaga gushakana nawe. Bari gushakana nande ko nta wundi mukobwa wakwemera n'ubukene bwawe. Ninde? We ko umwemeranye nawe se niba n'ubukire. Niba n'itanu. Hari abandi bakiri hano hanze bahari. Hari n'abandi bakobwa banyurwa n'iyo minota 5. Cyangwa mbere wakundaga iminota 5. Ari kundi rwego mu rugo. Umaze kurenga iminota urwego rw'iminota 5. Uva ikintu rero cyari gihari. Ikintu kibazo ni cyo gutwara uyu mwana wanyu niba ari umwana niba ari umugabo simbi. Cyo kibazo. Ako ngendera. Twagombaga ko kumenya ikibazo. Ndenda kukubaza. Umubaza iki? Ikibazo tumujyane. Ni ikihe kibazo gihari? Umva mbabwiza ukuri. Ikibazo gihari nuko musaza wanyu akiri aha ngaha none. Kwana mutwara ariko. Mujyane. Njye ntabwo numva ko ari solution pe. Ntabwo numva ko ari cyo gisubizo cyo kuba twamujyana. Tumutware ntago kimushaka. Ihangane gato sibyo. Niba ikibazo ari igikoma twagikemura akatubwira niba yakisuye baza akajya mu cyo wifuza kumva. Niba ari iminota 5 agakora n'iminota irenze 5 siporo ashaka ko iminota yayongera waje tukamutahana ariko musaza wacu azarinda ndenda kukubaza urabona ndamucumbikiye urimo uramubona cyangwa nuko bimeze ese ko mbazanye ngo mumufashe icyo muri kumfasha sibyo gusakuza mwese oya none se mbabaza umva uya afite umugabo aragucumbikiye mushaka no kujya nayo gutwaye iki ubuzima bwacu oya tuza gato kugira ngo mutagangaze musaza wacu nge ndi kumva umwanzuro twafata nagarugo memuretse sibyo namwe ndabamagaye murasakuje ubuse mutandukaniye nabo ngewe ntacyo ntakoze sibyo umugore ushinja kunywa igikoma nge ndumva atari igikoma ntago bihereye sibyo kuko igikoma n'icyo gihaha iyo fu n'icyo wayiguze n'icyo waguze iyo sukari urumva nubwo avuga gutya mu bintu byose yavuze ijana nta na 20 birimo mu byo anshinjamo igikapu nge mbyutse nk'ibisanzwe nangwe igikoma nk'ibisanzwe kandi no kukinywa sikose sibyo ahubwo sinzi satani yamuteye amuturutse okay dore ikintu ndi kubona sibyo arashaka kumuvira mu rugo
cyane nanjye pe aho kugira ngo mbane n'umugore utanyubaha unyubahira uwo ndi we nshoboye gukora nta kibazo mfite. ese wivuga imigabo n'imigambi mu rugo rwanyu genda nuko nzi ko ntacyo ntagukorera ngo uretse gato manziranye wenda nyumva gato kugenda ni kimwe hanyuma urava muri rugo rwa Kami uze kuba mu rugo rwanjye n'umugabo wanjye ncumbikiye muri umuna wacu ntabwo nzahatinda nzabatunga ntabwo bishoboka iwanjye urabizi imico mibi y'uyu mukobwa turi kumwe ntashobotse nawe ni ukwihangana uramuzi ni wuyu nyine ntabwo mbwire ko dufata umugabo wanjye dusanzwe dushwanira kabuto ngo nawe uze muri urwo rugo. Okay, mureke tubigenze gutya sibyo? Shaka ukuntu ibikapu byanjye mu byani wawe ndi umuntu w'umugabo ndashaka ukuntu biza kugenda. Ariko wowe uzagende uzwo muri indushyi rero kambabwiza ukuri uwarushye najya aruhuka ni mwomongana